Tubaye ikaze mukuru yacu y'imikino, twizere ko mumeze neza cyane. Amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, mwese nizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. By'umwihariko abantu mwamaze gukanda subscribe muraba agaciro, nawe utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo ukande subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane, turushe twakagura umuryango mugari wa TV6 Rwanda, ibintu birusheho kugenda bimera neza cyane. Njye ubasuhuza ugiye kubagezaho ikiganiro, banyita Kwizera, njye mubana mu biganiro bya buri munsi. Niyo mpamvu mbasaba ngo mukande subscribe twagure umuryango, rwose mukande subscribe mubikuye ku mutima. Byaba biteye isoni n'agahinda uri kumva iki kiganiro ukaba utarakanda subscribe, rwose byaba biteye isoni n'agahinda. Kanda subscribe ubundi twimanukire mu cyo bita imiriro hatari, imiriro ikomeye cyane mu ikipe ya APR. Ikipe ya APR nyuma y'uko hari hafashwe umwanzuro y'uko nta muzamu cyangwa se nta wundi muzamu bazagura, basezerera n'uwo bari bafite ariwe bita Pavel Nzira, ariko mbazaniye icyo bita breaking news, mbazaniye icyo bita amakuru mashya. Wakwibaza ngo bimeze bite? Niyo mpamvu nkubwira ngo icara utuze wumve icyo bita imiriro, wumve icyo bita imiriro. TV6 Rwanda twaguteguriye ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Wakwibaza ngo bimeze bite? Nkwaye ikaze ku buryo burambuye, reka tubyinjiremo tumenye ngo bimeze bite. Ese iby'umuzamu mushya uri kuvugwa muri APR bimeze bite? Ese bifite ishingiro? Ese byaturutse he? Bimeze bite? Icyo nababwira cyo banyarwandakazi, ubundi ikintu bita itangazamakuru kigira amahame. Hari amakuru aba avugwa, ngiye yo mbazane no ni amakuru avugwa. Biravugwa ko ikipe ya APR nyuma y'uko itangiye imyitozo n'umutoza wayo mushya ndetse n'abakinnyi bose uretse umuvandimwe wita Mer Togi William utaragera wa mu rutahizamu wo mu Nyakote d'Ivoire, ariko nawe nabonye amafoto ameze nk'aho hari i Kigali. Uwo ngo wenda we ntago tumugarukaho cyane ko imyitozo ntago arigaragaza, ariko abandi bakinnyi bose guturuka ku muzamu kugeza imbere umutoza yarababonye. Umutoza aravuga ngo turamutse tugumanye aba bazamu, turamutse duhaye aba bazamu bakiri bato icyizere, biragoye ko rwose twakwitwara neza. Yavuze ko ni abazamu bari ku rwego rumwe, nta n'umwe waha challenge undi. Aravuga ati rwose urwego nababonyeho ntago ari urwego rwo guheka ekipe. Aravuga ati rwose byaba byiza baramutse byihuse kandi binihuse vuba ikipe ya APR ishatse undi muzamu mushya. Rwose nk'ikipe ya APR yatangiye ibiganiro n'abazamu bashya bagomba kwiyerekezamo. Rwose uwo nateye icyumvirizo nkaza kumenya ni uyu mutaramu muri kubona ukina muri shampiyona ya Zimbabwe. Uyu mutaramu wakwibaza ngo bimeze bite cyangwa se ibye bimeze bite? Uyu mutaramu ni umuzamu w'imyaka 24, nabonye nawe ari mu myaka nk'iyaba bataramu, ariko we ikintu arusha abataramu nuko akinira ikipe y'igihugu, kandi ikipe y'igihugu ya Zimbabwe turayizi ni imwe mu ikipe y'igihugu akomeye kuri uyu mugabane wa Afurika, nubwo wenda bitari cyane nka za Nigeria na za Maroc, ariko na Zimbabwe ni igihugu gikomeye cyane cyagiye kivamo abazamu bakomeye cyane. Uyu mutaramu rero ubundi ubuyobozi bw'ikipe ya APR uburyo bwe bwabitekereje, bari batekereje baravuga bati twe dufite umuzamu ugerageza nyine usa nk'aho abizi. Urumva kuri wa mubare w'abanyamahanga, urumva ubwo abanyarwanda kuba mu izamu arimo umunyarwanda biroroha, ubwo mu kibuga imbere kujyamo abandi banyamahanga, umubare w'abanyamahanga ubwo bajya mu kibuga uriyongera. Kuko iyo mu izamu arimo umuzamu w'umunyamahanga bituma no mu kibuga hagati hamwe na hamwe rwose bashaka gutereka abakinnyi bamwe na bamwe baguze bakomeye, usanga bamwe na bamwe bari kubura umwanya. Niyo mpamvu ubuyobozi bwari bwafashe umwanzuro wo gukurikira uwo bita Pierre mu izamu, ariko umutoza yavuze ati rwose bibaye byiza rwose mushaka ko ibintu bitanga umusaruro mwazana undi muzamu, kuko aba bazamu bari ahangaha nyine muri make nta cyizere yigeze abagirira. Ikipe ya APR rero uyu muzamu yari yigeze kumuganiriza mu minsi ishize ikijya ku isoko, rwose ni umwe mu bo yahereyeho iganiriza, ariko ntabwo yari iriseriye cyane kuko yari ifite gushidikanya, ivuga ati twagumana Pierre twazana undi mwiza w'umunyarwanda. Batekerezaga kuri Ntwari Fiacre ndetse na Adolphe, birangira Adolphe ari we uje. Ariko ikintu cyatunguye abantu ni ukubona umutoza rwose avuga ati muza n'abandi bazamu, abangaba bo ni ibindi rwose. Biragoye ko abangaba baguheka sezo yose nta makosa bari gukora rwose.
ubuyobozi buhita bufata umwanzuro wo kuba bwakongera gusubukura ibiganiro. Uyu mutaramu w'umunyazimbabwe rero ukina muri shampiyona ya Zimbabwe ku myaka ya 24 ishyira 25, uyu mutaramu akina mu cyiciro cya mbere. Nabonye muri shampiyona yaho mu mikino 30 amaze gukina imikino, yakiniye imikino 27, akora clean sheet zirenga 9, atsindwa ibitego, nabonye yatsinzwe ibitego 13, yakoze amasave menshi cyane, yagiye anahembwa nk'umuzamu mwiza wa shampiyona, yaba umuzamu w'ukwezi ndetse n'umuzamu wa sezo no phase retour, byose yagiye yegukana ibihembo. Uyu mutaramu rero hari amakuru yavugaga ko Kaizer Chiefs ishobora kuba iri kumutekerezaho, ndetse n'iyo bita ngo ni n'ikipe nabonye bita ngo ni Waipenda FC, Waipena yo mu cyiciro cya gatatu muri Espagne. Ndavuga ati se APR biraza kugendekera bite? Ni amakuru avugwa abantu banjye, utazavuga ngo nabazana ibihuha. Ni amakuru avugwa, kandi amakuru yose avugwa muri APR magomba kuyabaho, kuko muri comment mwatubwiye ati muduha amakuru avugwa muri APR. Rero ayo ngayo namwe muyavugwa muri APR ntago byizewe 100%, ariko umuntu wampaye amakuru rwose ku kigero cya 85% rwose bishobora kuba ari byo rwose. Ntago tubihamije 100% ko wenda ikipe ya APR ishobora kuzana undi muzamu, ariko n'umutoza nawe arabibona kandi yarabibabwiye ko rwose nibatazana undi muzamu bizaba bigoye. Ariko wenda ntago bisobanuye ko bagomba kubikora kuko yabivuze, ariko we yaberetse uruhande abogamiyemo, abereka ko rwose nibatazana undi muzamu ibintu bizagorana cyane. Ni mpamvu ubuyobozi nabwo bushobora kuba bwatangiye kubitekerezaho, cyangwa se ibintu bikazwa kugenda ibindi.